Ibi bintu rero nkamwe uko mubyibonera ni ibintu bibabaje cyane bitangaje kubona umuperezida w'igihugu apfukamira undi muntu nk'Imana ye. Sinzi aho mbihera ariko reka tugerageze tubyinjiremo. Wibuke ko mu minsi ishize nandi kubwira ngo inyamaswa ya mbere ari umupapa azasubizwamo imbaraga n'inyamaswa ya kabiri ariyo Amerika na Trump. None urabona ni urebye bigana. Mbere yo kubyinjiramo rero reka nkwereke kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, abantu bagisinziriye bakanguke. Namwe mukomeje kwiyandikisha nkambashimiye cyane. Subscribe nawe utarandikisha subscribe. Nkakubwira nti ibi bintu biteye agahinda cyane, birababaje. Nandi kureba mu kanya uko ndi bukore video y'urugendo rwa papa ngo muri Afrika, numvise ngo yagiye muri Algeria, ajya muri Guinea Equatorial, niba ari na Cameroon, ibyo bihugu yagiyemo. Noneho mu gihe nkiri kwibaza nti ni iki cyamujyanye, nkiri kubishakisha nibwo mise mbona ibi bintu bivuze iki. Uziko nakubwiye ko uyu mupapa ukuntu yagiyeho mu buryo bw'amayobera bw'amanyanga, ubona nawe atazwi. Icyumweru gishize nakoze video nkubwira ko iyi nyamaswa ya mbere y'umupapa azasubizwamo imbaraga n'inyamaswa ya kabiri ariwe Trump. Bidaciye kabiri ahise ajya muri Afrika. Ni ukuvuga ngo nitwa abanyafrika ahubwo tuzabasubizamo imbaraga kubera ko bakoze ayo manyanga y'iwabo, bagasubizamo imbaraga noneho bakaza kudufatira izo mbaraga. Reba ukuntu muri Afrika bari kumwakira, nawe byamurenze. Umuperezida umaze imyaka 47 ku perezida apfukamira undi muntu gute? Urumva ko birababaje cyane kubona umuntu amara imyaka 47 ari perezida w'igihugu atarasobanukirwa ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, akaba agipfukamira abazungu nka kuriya. Keretse wenda niba ari ibintu by'amanyanga akora, bakaba baramubwiye ngo ugomba gupfukama kugira ngo ugirwe igitambo cy'uko Afrika yose igomba kuyoboka. Uyu mupapa rero byanantangaje. Urabona ko muri bihugu bya Angola hepfiriye cyangwa za Guinea Equatorial, n'ubu yaragenda muri Angola bavuga igiportugais. Noneho uyu mupapa wumva ukuntu bategura abantu bibihe birebire, bategura abantu banavuga n'izo ndimi, nubwo abapapa bavuga indimi nyinshi cyane, ibyongereza, ifaransa, italiyani, ibilatini, icyespanyo, igiportugal. Izo ni condition mu mupapa aba agomba gukoresha kugira ngo ayobye amashyanga yose. Ejo bundi nakubwiye nti Imana irakubwira mu ijambo ryayo ntuzigere na rimwe wikubita imbere y'ibishushanyo ngo bisenge ubyambaze cyangwa ugira ute. None umuntu we arenze gusenga ibishushanyo gusa, ahubwo agiye no kwambaza umuntu. Abantu benshi bacitse urondogoro. Uriya mupapa nawe yatangaye. Ni gute uyu muntu urebye muri iyo foto ukareba ukuntu umupapa ari umuperezida, ntibyumvikana. Umuperezida arampfukamira gutya, nimba apfukamira gutya, reba abantu bose ibyo bihumbi n'ibihumbi, ni ukuvuga igihugu cyose bakiri mu buyobe nk'ubwo ngubwo. Turacyafite urugendo. Niyo mpamvu kwigobotora iyi minyururu ntabwo ikiri mu ijosi gusa nk'uko tubisanga gutegeka kwa kabiri 1848, ahubwo noneho iyi minyururu bayajyanye mu bwonko. Umuperezida w'imyaka 47 ku butegetsi, imyaka 83 y'ubukure, arimo arasubiza Afrika mu myaka ya za 30-20. Nimba atari za mbaraga noneho Satani afashijwe n'iyo nyamaswa ya kabiri, bose bari kumwe bazasubiza n'inyamaswa ya mbere imbaraga. Nimba atari bwiri kubona simbizi. Narakubwiye ejo bundi nakubwira ko uyu mupapa ntahanazwi, ariko nyuma y'uru rugendo urebye ukuntu bamwakiriye hariya, ni ukuvuga ngo barari no kuvuga ngo kiriya gihugu yagiyemo Guinea Equatorial ngo ntago babangamira uburenganzira bw'abantu ngo babana bahuje ibitsina, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva bashaka ibihugu nk'ibyo ngibyo akaba ari byo bajyamo. Ndibaza aje buriya barareba bakareba akavuga ati igihugu tuzatagitinga ni ikihe. Buriya bararebye barashungura. Muri Algeria bagiye wenda kubera ibintu by'ubusilamu na Gatolika bashaka kuvanga, kugira ngo noneho babikuze ariho bakongereza abasilamu nabo bazayoboke wenda. Simbizi ibyo by'idini ryabo rimwe bashaka kuzakora. Ariko muri Afrika bararebye bareba ibihugu nka biriya, baravuga bati ninde twajyaho agapfukama akabera abandi somo n'urugero rw'uko nabo bagomba kuyoboka bakiyumva muri uyu mupapa. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bari batangiye gusimbuka iriya ngoyi y'abagatolika bavamo kuko bari kumenya ukuri. Noneho
ariwe ya nyamaswa. Urebe byandi by'inyamaswa nyine izacika uruguma cyangwa izacika intege nk'uko nabikubwiye bya Napoleon ukuntu byagenze Bonaparte, bihora bisubiramo igihe n'igihe. Noneho kubera ubupapa bwari butangiye gute imbaraga butanibaba, bararebye baravuga bati reka dukoreshe uyu muvuno tujye muri Afurika badupfukamire. Abanyafurika baracyari mu iyozabwonko rikomeye cyane. Abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro ngo ibi bintu ni ubugesera, ibi bintu n'umupapa ubwe nawe byamutangaje, byamuteye n'ipfunwe n'ikimwaro. Uriya mu perezida bakavuga abantu yishe, burya iyo ukoze ibyaha byinshi cyane bawishinja ngo yishinja ibyaha by'uko yishe uncle we akica n'abandi bantu bose bari mu butegetsi bwe. Arabona afite imyaka 83 wenda agiye kugenda akavuga ati ngo ni VIP ticket ari gukatisha yo kujya mu ijuru. VIP ticket yo kujya mu ijuru, ninde muntu uzajyana undi mu ijuru? Urumva ko ubwo nabwo n'ubuyobe umuntu w'umuperezida w'imyaka 83 umaze ku butegetsi imyaka 47 akaba yumva ko VIP ticket yo kujya mu ijuru ngayivana ku mupapa ariko mupfukamiye imbere y'abantu. Urumva ngaho tegereza nk'ibyo bintu kabisa, tegereza nk'ibyo nibyo mbabwira. Dore none ibimenyetso birigaragaje bidusanga nk'aha ngaha tutiriwe tunabyiruka inyuma. Nkakubwira nti rero bantu mubona ibi bintu birababaje gusa, birababaje. Njyana nabibonye bibona ndavuga nise ibintu byarabaye, ndabanza ndashakisha hirya no hino kugira ndeko byabaye koko. Byarabaye mu perezida gupfukamira umupapa koko utaramara na kabiri. Kandi uzarebe Bibiliya iri on point. Bibiliya ntago ivuga ngo ibi bintu ntago ariko bizagenda. Inyamaswa ya mbere izasubizwamo imbaraga n'inyamaswa ya kabiri. Biriya bintu Trump yakoraga amushotora umupapa, urabona ko byari kugira ngo amaso yose amwerekereho. None dore izo mbaraga nyine yaje kuzishirishamo imbaraga muri Afurika. Urabona ko ni twebwe badushaka hiki. Nimba koko turi abantu tutazi Imana, turi abantu dukennye, turi abantu bo kubabarirwa, bo kugira gute, ntacyo tuzi na kimwe, baza kudushaka hiki. Bajye baguma iwabo bakatureka. Ni ukuvuga ngo ibi birerekana ko byanze bikunze bari kuza kugira ngo bakomeze babereke ko bafite imbaraga hejuru yanyu. Ntimuzasobanukirwe, ntimuzamenye ko muri ubwoko bw'Imana ahubwo bwaburiye muri biriya bihugu bajyamo bibandamo. Mujye mumenya ko ari ubwoko bw'Imana wenda bufite influence buri ko buri ushobora gusanga muri Angola kugira ngo reba iyoza bwonko Angola kugira ngo ivuge igiportugal. Ni ukuvuga ngo ururimi rwabo kavukire rwa gakondo rwavuyeho, baboza ubwonko bajya mu giportugal. Ngatekereza ko ari ubwoko bw'Imana uvuga igiheburayo, ntuvuze izindi ndimi zo muri Afurika, ugasanga noneho wivuga igiportugal, uvuga igiportugal. Ni ukuvuga ngo bagukoreye iyoza bwonko gatatu kugira ngo uzajye kwiyubura wongere ugaruke kuri gakondo yawe. Aribyo biriya bihugu byose muri biriya karere bivuga. Ni Nyagasani wenyine. Nkaba nkubwiye nti dore niko bakora. Urabona nawe ukuntu uyu mupapa agenda uzi gusoma ukuntu umuntu atambuka, uko ameze, uko yifashe, wenda ni namushya. Urabona ko nawe muri we biramukomanga ku mutima ko ari mu binyoma. Umuntu uzi kureba inyuma arabireba. Urabona ko nawe ntiyumvaga ko yakakirwa kuriya, nawe urabona ko byamurenze. Urabona ko none no kuvuga ngo bitwereka ko iyoza bwo muri Afurika riracyari ikibazo gikomeye cyane. Ibyandi birivuga ngo ibintu byinshi bireza ariko abasaruzi ni bake. Ngaho mbwira abantu, reba abantu bari kuri izo video bahabura abantu babigisha. Ngambwira abandi baracyari muri bya bindi ngo bari mu madini, ngo bari muri za Katolika. Uzajya kwigisha ibya Katolika, ujya kwigisha ibindi bintu ntazi, aho kwigisha abantu ubwoko bw'Imana karabirabura bishakira ijambo ry'Imana, baryige, baryumve, bave muri ubu buryo. Urabona ko noneho mweretse ko ibyo tuba tuvuga bifite ishingiro, bifite n'ukuri. Narabikubwiye, mubwire ko inyamaswa ya mbere izasubizwamo imbaraga n'inyamaswa ya kabiri. Narinzi ko bizaherera aho ngaho, kandi urabona ko iyo birangirira hajya Trump wenyine ntabwo ari kuzamuha imbaraga. Ni ukuvuga bahise bavuga bati no, ugomba gutujya muri Afurika kugira ngo wongere umenyekane. Ni ukuvuga ngo uyu mupapa buriya agiye gutamenyekana Afurika yose, bamwambaze, bamugire nk'ikigirwamana. None ujye kubona mu myaka 2 arongeye agize imbaraga. Nibyo nashaka kuganira namwe rero.
abafite ibyo mwongera mu byongereho, kandi ndakubwiye ngo ukandeho like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi, ko nanjye ibi ntabwo nabibonye, mbibonye nonaha ndavuga ntabwo nabyihanganira, reka mpite mbikoraho video kuko ibi bintu ni ubugesera, ni ibintu bikomeye cyane n'ibyo mutabona ko ari yoza bwonko. N'abandi bapinga bavuga bati muvuga ibintu mutazi, dore ubwo rugero ni urwo ngurwo naho byishakire unsobanura ibi bintu niba koko ubona atari yoza bwonko. Mbashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba tov meyot.